hateye ubwoba. Hari abahagera mu masegonda 20 yonyine bakaba bamaze gupfa, ari naho ugera ukabura burundu ntazagire n'umenya irengero ryawe. Uyu munsi tugiye kuvuga ahantu 5 hambere ku isi hateye ubwoba nuze gucikwa namwe. Aha 5 ho hateye ubwoba kurusha ahandi: Snake Island cyangwa se ikirwa cy'inzoka. Iyi ni T-Zone Media, kugira ngo mwibutse gukora subscribe utarayikora, tujye tubana mu biganiro bitandukanye nk'ibi ngibi by'ubwenge. Agace ka 5 tujye duteye ubwoba ku isi, agace ka Nagoro ko mu mudugudu wo mu Buyapani. Aka gace kazengurutswe n'ibipupe by'abana. Ikinyamakuru History cyabivuzeho kivuga ku nkomoko y'ibi bipupe, kivuga ko mu kinyejana cya 19 ahantu hateye indwara itaramenyekanye izina. Iyi ndwara yahitanye abana bose, nabura buri muryango wagiye ubura abana babiri, bituma aka gace kazimiramo ikiswe umwana wese. Ibi byanateye imiryango yari ituye muri ako gace ka Nagoro kwimuka bava muri aka gace. Hasigaye umugabo umwe bita Tsukimi Ayono. Uyu mugabo mu rwego rwo kuzirikana abana bahitanywe n'iyo ndwara yatangiye kujya akora ibipupe akoze akabijyana ahashyinguye imibiri y'abana, kugeza aho n'imiryango yari yarimutse bagiye bagaruka bazanye ibipupe bagashyira aho bashyinguye abana babo. Iyo ugeze muri aka gace usanga ibipupe ahantu hose byandagaye, mu biti, mu muhanda, mu mirima ndetse no mu bihuru. Mbese ni agace k'ibipupe gusa. Aha niyo bakubwiye amateka yaho cyangwa ukayigera ukabona n'amaso yawe, ateye ubwoba koko. Agace ka 4 duce duteye ubwoba ku isi yose, mu gace ka Lithuania. Ahangaha bahita ku musozi w'imisaraba, Mountain of Crosses. Aha ni ahantu hapfiriye abantu benshi cyane mu gihe Lithuania yarwaniraga ubwigenge. Byarangiye hacukuwemo ibyobo byinshi cyane muri ako gace, batangira kujya bashyiramo imibiri y'abaguye muri iyo mirwano yo kwishyura ukizana. Nyuma gato aho birangiriye muri ibyo byobo batangiye kujya bashingamo imisaraba, ko yari umujyi hafi ya wose. Ibyo byari bizengurutse ako gace kose bashyizemo imisaraba. Iyo hageze usanga huzuye imisaraba myinshi cyane, hateye ubwoba, harihariye. Gusa Uburusiya bugerageza kuhasenya, ariko harongera kubakwa kuko hafite amateka yihariye. Kuri Mountain of Crosses abantu benshi iyo bahageze bataha bahambutse. Ahantu ha 3 babateguriye umunsi hateye ubwoba ku isi yose, mu mujyi wa Centralia cyangwa hazi umujyi w'abazimu. Ahangaha turuka mu mwaka w'1800 kugera mu mwaka w'1930 yahoze ari umujyi mwiza utuwe ndetse ufite n'ibirombe byinshi byiza bicukurwamo amabuye. Gusa rimwe ikirombe kimwe cyaje gufatwa n'umuriro mu mwaka w'1962. Umuriro ukwirakwira munsi y'ubutaka hose, kugeza ubwo mu 1979 hatangiye ubushyuhe buteye ubwoba. Abaturage bakajya birirwa mu mazi kugira ngo barusheho kubaho. Inyamaswa zo zagurumanaga ku manywa y'ihangu birebera n'amaso yabo. Gusa abaturage bakomeje kwinangira umutima, banga kwimuka muri ako gace kugera mu mwaka w'1979, aho umwana w'imyaka 15 yaje kurigita arabura neza. Ibi byateye abaturage kugira ubwoba batangira kwimuka kugera mu mwaka w'2014, ubwo hari hasigaye abaturage 7 bonyine. Gusa kuri ubu ngubu uhageze wasanga nta muturage n'umwe waba. Ni ahantu hateye ubwoba. Iyo bakubwiye amateka yaho urushaho kugira ubwoba. Ahantu ha 2 mu hantu hateye ubwoba muri isi ya rurema ni ahantu bita Door to Hell cyangwa se amarembo y'ikuzimu. Ahangaha byatangiye mu
ubwo Abarusiya bacukuraga haza kuza gaze metane yihuse cyane, yahise yuzura mu kirere cy'ako gace, batangira kuzimya, bakora ibishoboka byose gusaba iby'ubusa. Kugeza na n'ubu iyo uhageze ugira ubwoba bwinshi cyane, kuko haba hari umuriro uhora waka utagira uzima, uteye ubwoba kandi mwinshi cyane. Naho rero bahera bahita amarembo y'ikuzimu, door to hell. Ahangaha ho biranabujijwe kuba wahagera rwose. Ahantu hambere hateye ubwoba ku isi ya rurema, Snake Island, cyangwa se ikirwa cyuzuye inzoka z'ubumara kandi bwica. Aha ni muri Amerika y'Amajyepfo, mu gihugu cya Brazil. Aha rero bitewe n'uburyo leta igira amakenga menshi cyane, yabujije abakerarugendo n'abantu bose muri rusange kugera ahantu. Ahantu haba inzoka ziteye ubwoba, niyo warebera mu mafoto ubona ari ahantu huzuye inzoka gusa, mu musozi w'inzoka gusa. Abahanga ntibavuga rumwe ku bijyanye n'inkomoko y'izi nzoka, aho bamwe bavuga ko izi nzoka kuba ziri ahangaha byatewe n'ihinduka ry'ibihe, bikaba ariryo ryateye izi nzoka bisanga aha hantu. Abandi bavuga ko ari umuvumo abari bahatuye basize bavunye nyuma y'uko batwaweho iminyago n'abakoloni bari barakolonije. Agace gateye ubwoba cyane, kuzuyemo inzoka. Ahangaha abantu bifuza kujyayo gusa niba byemerewe, kuko hateye ubwoba, bahageze ntiwagaruka rwose. Turabashimiye mwese twabanye muri iki kiganiro. Iyi ni T-Zone Media, yewe mwari muri kumwe ni Shaki Fabrice. Ciao ciao.